Inama y'umunsi y'abashakanye, uburyo bwo kwizihiza umunsi w'abakundana iyo umwe muri mwe awanga. Gushyingiranwa kose ni ubufatanye kandi akenshi ukazanasangamo ibintu bikubangamira byanze bikunze. Ingingo imwe rero twumva abashakanye bakunze kuganiraho kandi bakunze kugiriraho ikibazo ni igihe cyo kwizihiza ibihe bidasanzwe nk'umunsi w'abakundana cyangwa se ku isabukuru hagati yabo n'ibindi nk'ibyo. Ku ruhande rumwe koko umuntu ashobora kuba adakunda ibirori cyangwa se naronatinya kuba yabitegura. Amakuru meza hari rero nuko nubwo umwe muri mwe bwatishimiye ibihe bidasanzwe biri hafi, nyamara mushobora gukorana kugira ngo mukorere hamwe maze mwubake ibyishimo n'umunezero bitazigera byibagirana. Reka dore ku muntu wanga umunsi wa Saint Valentin cyangwa se umunsi w'abakundana. Hariho impamvu nyinshi zishobora gutuma abantu bamwe batishimira uyu munsi, aho wenda zimwe mu mpamvu batanze, umwe yigeze kuvuga ati ni ibiruhuko by'ubucuruzi gusa byakozwe n'amasosiyete y'amakarita kugira ngo babone amafaranga. Undi nawe ati kuki ngomba kukwereka ko ngukunda mu munsi w'umwaka umwe gusa, ntabwo dushobora kubikora umwaka wose. Undi nawe ati ntabwo nzaguha ururabo rw'iroza na shokora kubera yuko abandi babikoze. Abandi bati bituma abantu b'abaseribateri bumva bababaye ku buryo utagomba kubishyiramo imbaraga mu kubababaza. Abandi nabo batabakundana baba babonye amarushanwa yo kugerageza kurenza abandi bose mu gutanga impano nziza kandi wasanga bitazanaramba. Nubwo impaka nk'izo ngizo rero uzumva henshi kandi ukanazumva igihe kinini, nyamara burya hagati yanyu ugomba kubanza ukicara hariya ukamenya yuko uyu munsi udashingiye ku buryo wowe nkawe wiyumva, ahubwo ushingiye ku bitekerezo by'umukunzi wawe. Ibyo utekereza byose kuri uyu munsi bifite akamaro kuri wowe rwose birumvikana. Gusa ariko nanone binafite akamaro kanini cyane ko mwashakanye kandi ukabishimira kuko bakunda kandi ubumva cyane. Ntabwo rero uzizihiza uwo munsi kuko ukunda, ahubwo uzabikora kuko urimo kwishimira ndetse no gushimisha uwo mwashakanye, nawe rwose akaba azabyubaha. Nubwo udakeneye umunsi w'abakundana nk'intambwe idasanzwe kuri wowe, banza wicare maze uvuge uti ese bino bintu nimbikora ndibuze kubikorana akahe gashya kugira ngo umukunzi wanjye abone yuko rwose ari ibintu nahaye agaciro. Tugarutse kuri za ndimi 5 z'urukundo, uri buze kureba uti ese umukunzi wanjye akeneye yuko muha umwanya, ese umukunzi wanjye akeneye yuko hari igikorwa runaka kijyanye n'umubiri turi buze kuza gukora, none se umukunzi wanjye akeneye yuko hari ibikorwa runaka nshobora kumufasha hagati yacu, hari amagambo meza y'abakeneye cyangwa hari impano nziza y'abakeneye ngo ariyo nza kuza kumuha. Icyo uzakora rero kijyanye nawe nicyo kizamwereka yuko uyu munsi rwose wawuhaye agaciro kandi ko nawe abonye yuko ari ikintu cyiza gikomeye hagati yanyu. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.